Wamunota 4102003. Tupaski. Ladies and gentlemen, wakwibaza uti ese none muri kano kanya nguzaniye iki? Sasa nguzaniye ko wareba televiziyo y'u Rwanda, KC2 ndetse na radio zigiye zitandukanye ukoresheje telefone yawe. Icyo usabwa ni telefone, ukaba ufite na simukadi iriho megabyte. Hanyuma ikindi usabwa ni ugukurikira video step by step, ukayikurikira mpaka irangiye, ukabasha gusobanukirwa mbese byaba bikora bite. Yes, ndaje mu kanya gato hanyuma tubashe kuba twakomeza. Tudatinze urafungura telefoni yawe ujye kuri Play Store cyangwa se ufite smartphone ya iPhone urajya kuri App Store, urangiza urayizamo neza witonze. Sasa ukigeramo irayifunguye imeze gute, we nta kindi kintu uhita ukora, urahita ukanda ahangaha kuri search. Ukihakanda uraza hano hejuru muri search, nurangiza urandikamo ijambo ngiye kuba nakwereka. Ugiye kuza ahangaha muri search, nurangiza ugiye kwandikamo ijambo RBA. Twebwe turi gushaka application ya RBA, ahangaha turi kuri Play Store. Niba ufite iPhone urakanda App Store, nurangiza ubasha kuba wayistara neza muri telefone yawe. Urayandikamo neza witonze gutya RBA, nurangiza ukande search. Ugikanda search, application yacu dore ngiyi. Urayibona neza cyane, application yacu ngiyi yitwa RBA. Yes, nakindi tukanda install. Urategereza akanya gato, already urabona ko application yacu amaze kuba install. Yes, hanga urabona ko barimo barayinstallinga muri telefone yacu. Tutategereza ho gato hanyuma ibashe kuba yaba enable. Ese byatinze urabona application yacu iri enable. Sasa twebwe tugiye kuyikandaho neza iba open. Yes, bivuze ko application yacu igeze muri telefone yacu. Sasa byatinze turinjira muri telefone yacu hanyuma dukande kuri application ya RBA. Already ukimara kugera kuri app ya RBA, ukimara kuyifunguramo imbere dore imeze iki. Sasa ngaha dufite RBA, KC2, tukajyana n'amaradiyo menshi cyane agiye ashamitse kuri RBA. Sasa ngaha tugiye gukanda kuri RTV hanyuma tubashe kureba koko niba koko televiziyo yacu igaragara. Yes, murabona neza cyane, amashusho ni meza, mbese iyi televiziyo iri live. Televiziyo iri live neza cyane. Sasa ahangaha yuje ugakanda ahangaha urabona ko application yacu ni RBA. Iyi ngiyi ni televiziyo iri live, ibyo kureba kuri telefone ibyo n'abandi bari kureba kuri televiziyo yabo. Sasa nuza ugakanda ahangaha, telefone yacu irahita yitambika neza ku buryo RBA irabigaragara neza. Nuza ukakanda urabasha kuba wakureba neza televiziyo yawe ukoresheje telefone yawe igendanwa. Yes, urabibona neza cyane. Ahangaha telefone yacu iratambitse, urabasha kuba wareba neza televiziyo yawe ukoresheje telefone yawe. Iyi turi kureba ni RTV, murabibona neza cyane hano hejuru. Iyi ngiyi ni RTV my friends. Nongere bisubiremo, ibyo uri kureba kano kanya kuri telefone yawe nibyo n'abandi bari kureba kuri televiziyo, babandi bafite amateleviziyo muri quartier nabo nibo bari kureba. Yes, sasa ahangaha reka tujye ku yindi shami rya RBA, nabwo ni televiziyo bita KC2 none ya RBA. Sasa ugiye kuza hano mu nguni hari ubwongo butatu, nongeza ko hakandi ukiyakanda ari kigera kuri meze gutya. Sasa ngaha dufite RBA, tukagira KC2, tukagira radio, tukagira na news, ndetse hari n'izindi platform zitandukanye. Sasa twebwe icyo dushaka cyo gukanda kuri KC2 hanyuma tubashe kureba koko ese nayo irakora.
Sasa tukikandaho urabona ko video nziza cyane, urabona ko iyi televiziyo iri live KS2 ibyo uri kureba kuri telefone nibyo n'abandi bari kureba kuri televiziyo zabo bafite mu ngo zabo. Sasa nukanda hano telefone yacu n'ubundi nitambika bisanzwe, hanyuma ubashe kuba wareba umuziki. Cyo bigusaba nuko ufite megabyte muri telefone yawe, hanyuma ugakora step by step uko nabikweretse, hanyuma ukabasha kuba kwirebera umuziki. Sasa reka tunakande hano kuri radio yacu, nubwo biri kwikaraga gutya radio yacu irimo iravuga nanze copyright, hanyuma amajwi na mutinze. Hano hari radio zigiye zitandukanye za RBA, murazizi neza cyane. Hanga uraza ugakana kuri radio imushaka, hanyuma ukabasha kuba wakumva ibyayo. Kanda subscribe kuri wa Munota Show, neza ukandika ukazongera kugira ngo video yose nzajya uploadinga bashikira mu mwambere. Bakunda cyane.